Murakoze cyane. Turi hano i Muhanga mu kigo cya Sefoka aho twateguye umwiherero cyangwa se ingando urubyiruko ruhagarariye abandi kuva mu maparuwase yacu hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Twatekereje mu by'ukuri ku rubyiruko nk'uko dutekereza no ku zindi nzego zose kugira ngo tuzabone umwanya wo gusabana n'urubyiruko rwacu dufite, ariko tuzabonera umwanya kugira ngo tuganire ku bibazo bigenda byugariza urubyiruko muri iki gihe cya none, ariko n'abanyarwanda muri rusange. Ibyo bikazaduhesha noneho gufata n'ingamba ku rwego rw'urubyiruko ndetse no ku rwego rw'itorero ryose uburyo ki tugomba kwifata imbere y'ibyo bibazo. Ubwo rero turagira ngo tubanze dushimire Imana ko urubyiruko rwacu rwose rwageze hano neza, bakaba bakurikirana ibiganiro byose. Mwabonye ko ibyatangiye ari ikiganiro gihereranye no kwifasha kurwanya ubukene twahawe n'intumwa ivuye muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga, byafasha abantu gusobanukirwa uburyo ki abantu bakuvana mu bukene bakihangira imirimo, kandi iki ni ikibazo mu by'ukuri usanga cyugarije urubyiruko cyane. Ikindi kiganiro ni igeranye no kurwanya ibiyobyabwenge, uruhare rw'urubyiruko mu kurwanya ibiyobyabwenge tumaze guhabwa na polisi y'igihugu cyacu. Ibi rero biradufasha kugira ngo urubyiruko rwacu nubwo rwakijijwe ariko rumenye ibiyobyabwenge ni ibihe, biboneka hehe, kugira ngo bafate ingamba z'uko nabo baba ijisho ry'umuturanyi kugira ngo bagire uruhare mu kurwanya ibiyobyabwenge. Hari n'ibindi biganiro bizateguwe byose, ibyo byose bizajya bifasha urubyiruko rwacu kugira ngo basobanukirwe kandi bazarushaho nabo urubyiruko rwiza ruhesha Imana icyubahiro muri iki gihugu cy'u Rwanda, bityo tugaharanira twese kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu ndetse n'iterambere ry'itorero, ariko urubyiruko rukabigiramo uruhare kimwe n'uko n'abandi bose babigiramo uruhare. Mushumba, mu myaka 75 ishize itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda ADEPR ritangiye gukora, ndatekereza ko aha yaba ari inshuro ya mbere urubyiruko ruhurijwe hamwe rugahabwa inyigisho nk'izi ngizi. Ubundi mubona urubyiruko rwari rukeneye iki kugeza ubu ngubu? Nibyo kuko biragaragara ko iyi ngiyi ari inshuro ya mbere guhuza urubyiruko rungana rutya ruvuye mu gihugu cyose hirya no hino mu maparuwase yacu. Icyo urubyiruko rukeneye ni uguhura. Usanga ikintu ari cyiza cyane kuko iyo abantu bahuye baturutse hirya no hino, habamo ubusabane, habamo kumenyana, habamo no kungurana ibitekerezo ku bibazo byose bagenda bumva babona se hirya no hino ari aho baba bari mu maparuwase yabo. Ndasanga rero icyo urubyiruko rwacu ruzakura aha ngaha ari ikintu kinini cyane kizarufasha, cyane cyane aho bakorera cyangwa se aho basengera, kandi bikabafasha no muri community y'Abanyarwanda aho baba. Abenshi n'abanyeshuri bariga babana n'abandi, kandi abo bantu usanga rimwe na rimwe ari abadakijijwe. Ni byiza rero ko aba ngaba babera urumuri. Umva rero ko uyu mwiherero cyangwa se ingando yabo bazakora mu byinshi bizafasha n'undi rubyiruko. Hamaze igihe himvikana inyigisho z'ubuyobowe mu rubyiruko nk'izi ku guhura, umubona hari icyo biraza gutanga? Ndibwira ko hari icyo biza gutanga kuko n'izo nyigisho z'ubuyobe zumvikana mu rubyiruko nta nubwo ari nyinshi, ariko kayibonetse ari imwe, niba mugani bavuga ngo umukobwa umwe agatugisha bose. Ndibwira ko guhura kwabo nk'urubyiruko muri iyi minsi 5 bazamara aha ngaha hari ibintu byinshi bazahungukira, kandi bizabafasha no kugira ngo nako kantu k'agatotsi kabonetse bagende bakarwanya, kandi twiringira yuko abangaba bari aha ngaha bo nta n'agatotsi bafite. N'urubyiruko rwacu rwose rwiza rwifashe neza, rufite uburere bwiza. Twifuza rero ko iyo mpumuro bafite bayijyana no mu rundi rubyiruko rwasigaye kuko abangaba nabahagarariye abandi. Murakoze. Murakoze.